Turi mu gihe cy'akarindagiza ubwo abantu benshi bona badamaraye bakaba bameze nk'abamaze kuruhuka. Satani washyize umwete aratwara benshi, abantu b'Imana barimbuwe no kubura ubwenge, abantu b'Imana barimbuwe no kubura ubwenge. Turi mu gihe cy'akarindagiza ubwo abantu benshi bona badamaraye bakaba bameze nk'abamaze kuruhuka. Satani washyize umwete aratwara benshi, abantu b'Imana barimbuwe no kubura ubwenge, abantu b'Imana barimbuwe no kubura ubwenge. Suku utabwiwe kandi suku utumvise, urerekwa nureba kandi urabwirwa ntiwumva. Ubwo ubuze ubwenge yo nanjye ndakuretse, nzagukina ku mubyimba ibyo watinyaga ubibonye. Wirangazwa n'uyu munezero w'akanya gato, aka gahe gato dufite kituma wirara, kituma wigomeka ng'ugomera uwaguhamagaye, kituma wibagirwa amasezerano mwagiranye. Nk'uko rero nyine nababwiye, tukaba turi kuri cya gice cya gatatu cya wa mutwe w'amagambo uvuga abapagani bo mu rusengero. Tukaba twaravuze ubwa mbere tuvuga ku kivange cy'amahanga, cyane cyane dukoresheje amagambo twasanze mu kuva ibice 13 ku murongo wa 37 ndetse no 38, aho twabonye ikivange cy'amahanga kivanze n'Abisiraheli ubwo bahagurukaga bajya i Kanani. Tubona rero ko n'uyu munsi wa none hari ikivange cy'amahanga atarakebwe cyangwa se atari ubwoko bw'Imana nyakuri, nabwo buza bukivanga mu bandi nabo bakamera nk'abari mu rugendo. Hanyuma ubwa kabiri twavuze ibya Bayuda rero nibo bishushanya bakaba mu itora ariko mu by'ukuri batarigeze bahinduka. Twabonye uburyo Yuda yari umujura nyamara akabana na Yesu, akagendana na Yesu, akaba hafi ya Yesu. Nawe yarasize byose nk'uko abandi basize byose, nyamara mu by'ukuri atarigeze akizwa cyangwa atarigeze ahinduka. Anyamara mu byo akora no mu byo avuga agashaka kugaragaza ko ari mwiza, nyamara mu mutima we ari nk'amasega aryana. Niyo magambo dukunda gukoresha. Uyu munsi rero tugiye gusoma amagambo tugiye gusanga muri Samuel wa mbere ibice 2 ku murongo wa 22. Hanyuma ayo magambo niyo ari budufashe ku gice cya gatatu cy'uno munsi. Haranditse ngo icyo gihe Eli yari ageze mu zabukuru, yumva ibyo abahungu be bakoreraga Abisiraheli bose, kandi nuko basambanaga n'abagore bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Ndagira ngo aya magambo nongere nyasubiremo hanyuma mbone kuvuga ibijyanye n'uyu munsi. Haranditse ngo icyo gihe Eli yari ageze mu zabukuru, yumva ibyo abahungu be bakoreraga Abisiraheli bose, kandi nuko basambanaga n'abagore bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Imana yacu dufashe. Umutwe w'amagambo uno munsi tugiye kuvuga ku basambanyi bajya baba mu nzu y'Imana. Ni amagambo wenda atoroshye cyangwa se ni amagambo akomeye, kandi kuba ari mu nzu y'Imana ntago hakagombye kubaho umusambanyi. Kuba ari mu nzu y'Imana ntago hakagombye kubaho umuntu ukora ibyaha ndetse akageraho yabikorera no mu nzu y'Imana. Kuba ari mu nzu y'Imana, ubundi mu nzu y'Imana n'ahantu hakwiriye kubahwa, n'ahantu hakwiriye gutinywa, n'ahantu hakwiriye kugira ngo umuntu wese ahagere yigengeseye, n'ahantu hakwiriye kugira ngo umuntu wese ahagere ahatinye, ahagirira ubwoba. Nyamara uyu munsi turavuga ngo abasambanyi, kandi
turifashisha iri jambo ry'Imana dusoma muri Samweli wa mbere ibice 2 ku murongo wa 22. Haravugwa inkuru z'abahungu ba Eli, kandi Eli yari umutambyi n'abahungu be bari abatambyi. Abahungu be biri tubwira ko bitwaga Hofoni ndetse na Finehasi. Bibiliya itubwira uburyo bari abanyabyaha ndetse abanyabyaha babi. Ugarutse nko ku murongo wa 12 muri icyo gice cya kabiri, bakubwira uburyo ngo bene Eli ngo bari ibigoryi kandi ngo nta nubwo bari bazi Uwiteka. Urumva babaga mu murimo w'Imana ariko batazi Uwiteka. Hari abantu bajya bakorera Imana ariko batayizi, baba barakurikiye abandi, baba batarigeze kuyimenya, nyamara bakayikorera bakayivuga ndetse bakavuga n'ibitangaza, ariko ubwabo nta hantu na hamwe baragahurira n'Imana. Urumva ko barabaga mu nzu y'Imana bakaba ndetse bari n'abatambyi, ariko biri kavuga ngo ntago bari bazi Uwiteka. Iri ni ijambo rikomeye cyane, kugira ngo umuntu akorere Imana atayizi, kugira ngo umuntu abe mu by'Imana kandi mu by'ukuri bataziranye, atazi Imana. Ni Bibiliya bivuga, ntago ari njyewe. Ni ku murongo wa 12 muri ibyo bice 2 muri Samweli wa mbere, ngo bene Eli bari ibigoryi nta nubwo bari bazi Uwiteka. Hari abantu bajya bakorera Imana batayizi. Niba ujya ubona abajandajanda, niba ujya ubona bavangavanga ibintu, niba ujya ubona bakora ibi ntibanatinye ntibanagira ubwoba. Kandi Bibiliya tubwira ngo mukorere Uwiteka mutinya, mukorere Uwiteka mutinya. Hari abantu burya akenshi bakorera Uwiteka badatinya, nibo bantu usanga bayikorera ariko batayizi, barakurikiye abandi, bigana ibyo abandi bavuga, bigana ibyo abandi bakora, bakamera nk'aba bahungu bavugaga bajyaga kwirukana abadayimoni bakavuga ngo mu izina rya Yesu wa undi Pawulo avuga. Hari abantu bameze nk'abakora uko nguko, baba bajandajanda uko. Rero urabona n'abene Eli biravuga ngo bari ibigoryi batazi n'Uwiteka. Kandi abo batambyi hari ukuntu bajyaga bagenza iminsi yose, bajyaga bagenza ibitambo by'abantu. Ngo umuntu wese ngo yatambaga igitambo, ngo umugaragu w'umutambyi yarazaga bagitetse inyama, ngo afite icyuma cyarura inyama cy'ingobe 3, ngo akagitikura mu isafuriya, ngo cyangwa mu ibirika, cyangwa se mu nkono ivuga, ngo cyangwa se mu nkono, ngo ikintu cyose icyo cyuma cyajaburaga ngo nicyo umutambyi yendaga. Ubwo bo ni babandi. Nguko niko bagenzaga Abisiraheli bose, ngo babaga iyo babaga bazi Ishiro niwo Eli yabaga ari ndetse n'abari abahungu be, ngo ndetse batarotsa ibinure, ngo umugaragu w'umutambyi yarazaga akabwira umuntu watambaga ati mpinyama zo kokereza umutambyi kuko adashaka izitetse. Urumva tangira kuvuga ngo ngo sinshaka ngiye biriya yewe ngo ngenda shaka ibingiye, kuko ari umutambyi yumva kumva hari ikindi kintu cy'indenga cyangwa se afite ukundi kuntu arenza ngo umutambyi ntashaka biriya, ngo arashaka ngo ntagashaka izitetse ahubwo arashaka izi ngizi mbisi kugira ngo tujye kumwokereza. Biravuga ku murongo wa 16 muri ibyo bice 2, kandi iyo umuntu yamusubizaga ati nibamara kotsa ibinure urabona kujyana ibyo umutima wawe ushaka, ngo nawe yaramusubizaga ati oya urazima nonaha kandi nuzinyima ndazijyana ku mbaraga. Umva abantu bakorera Imana baba mu nzu y'Imana, ndabitwara ku mbaraga, wemere cyangwa wemere cyangwa urorere. Biravuga ngo nuko rero icyaha cy'abo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka, kuko cyateye abantu kuzinukwa igitambo cy'Uwiteka. Urumva amafuti y'aba bantu bo mu rusengero atuma abandi bazinukwa kuza mu nzu y'Uwiteka. Hari abantu n'uyu munsi wa none bacitse mu nzu y'Imana kubera iki? Kubera babonye ibyo abitwa ab'Imana bakora. Abandi bagacika intege bakagenda bakihamira mu rugo, abandi bakagenda bakavuga bati niba ari biriya rero niba ari kuriya bakizwa, twebwe ntago nta mpamvu yo kujya guta igihe. Abandi bakavuga bati niba ari kuriya bimeze, ngiye naje nzi ko abantu bose bajya mu ijuru, nazi ko ari abatagatifu, nazi nzi ko ari abera, none niba ari biriya. Ugasanga abantu benshi baretse kujya mu by'Imana, baretse no kubyinjiramo kubera abo basanzemo cyangwa abo basanze mu nzu y'Imana amafuti bakora. Ariko dutangira inyigisho nge nakubwiye ngo nushaka Imana, ukumva ushaka gukorera Imana, ushaka kugendana n'Imana, kandi ukumva ushaka ijuru, muri iyi minsi y'imperuka uzirinde kureba ku bantu. Nureba ku bantu nta hantu na hamwe uzigera ugera, nureba ku bantu nta hantu nta ntambwe uzigera utera, kuko abantu bagira amafuti menshi. Abantu bagira amafuti menshi.
ndakwinginga kugira ngo uzirinde kureba ku bantu nushaka gukorera Imana, uzirinde kureba ibyo abantu bakora niba ushaka gukorera Imana, ahubwo wowe shaka uburyo bwose, wowe ushaka Imana n'umutima wawe wose, ushireho umwete wawe wose, naho ubundi abantu bo nibigusha baragusha kandi biravuga ngo bazana ibisitaza abo ngabo birutwa nuko baba batarigeze no kubaho. Imana itugirire neza. Urumva rero bene Eli uburyo bari abanyabyaha babi kandi bagatuma abantu bazinukwa mu nzu y'Imana, ariko n'abantu barazinutswe mu nzu y'Imana kubera aba bantu babi. Cyane nagira ngo uyu munsi wa none ngo ushobora kuba warabonye abantu babi cyangwa n'uyu munsi wa none ubabona, ndetse bikaba birimo biguca intege ushaka kuba wareka, ukareka kuririmba, ukareka gukorera Imana, ukareka kujya gusenga, ukareka kujya mu rusengero kubera ko hari abo wabonye bagira amafuti nk'aba bene Eli. Uyu munsi ndakwinginga ngo ntucike intege, ahubwo we shaka Imana, bo ibyo batatunganyije we genda ubitunganye, wereka kuba babi nkabo, ahubwo wowe ube mwiza kandi ukora ibyiza, ariko ntureke kujya mu nzu y'Imana kandi ntureke gukorera Imana, kuko Imana niyo yaguhamagaye, si abantu baguhamagara, si abantu baguhamagara, n'Imana ihamagara. Nta n'icyo abantu bakumarira, niyo ubarebyeho ukabarebaho gusa wese kugusitaza no gutuma cyangwa se bakubera ikigusha ukagwa, nta kindi kintu bakumarira. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ntuzigere ureba ku bantu, ahubwo jye witanga n'umutima umaramaje kandi ukorera Imana, nicyo igushakaho. Uyu munsi rero reka dukomeze tuvuge ibya bene Eli, tugaruke no kuri wa murongo twavuze. Iryo ni ijambo ryabanzirizaga mu by'ukuri iyo kugira ngo twumve neza uburyo bene Eli bari, ariko wumve ko batumye abantu bazinukwa kujya mu nzu y'Imana, kugira ngo uyu munsi wa none ejo utazivumbura ukagenda ukavuga uti n'ahandi barasenga reka njye n'ahandi, cyangwa se niba ari ukunguka imeze reka mbivemo. Oya, wowe utazamera gutyo, ahubwo uyu munsi ndakuburira ngo we kureba ku bantu, ahubwo ijambo ry'Imana riruzuye kandi rirahagije kandi urisangamo ibintu byose. Ibi ngibi turabivuga byarabayeho kera ndetse cyane, ariko n'uyu munsi wa none biriho ndetse birushijeho kurusha uko kera byari biri. Nta gishyashya rero kiriho. Abakera habayemo abakiranutsi, habamo n'abakiranirwa, habayemo abanyabyaha, habamo n'abakiranutsi. N'uyu munsi wa none niko bigomba kumera kandi niko biri. Reka abakiranuka wowe ba mu bakiranuka, abanyabyaha ubareke. Abanyabyaha nta gihe batazabaho, n'abakiranutsi nta gihe batazabaho. Wowe rero ukwiriye kuba mu mubare w'abeza kandi ukwiriye kuba mu bakora ibyiza kandi ukwiriye kuba mu bahirimbanira ibyiza. Rero reka tugaruke kuri abatambyi, none tugaruke kuri murongo twasomye ngo icyo gihe Eli yarageze mu zabukuru, ngo yumva ibyo abahungu be bakoreraga Abisiraheli bose, kandi ngo nuko noneho basambanaga n'abagore bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Nyumvira nawe, abatambyi ngo bari n'abasambanyi, kandi abatambyi bari abasambanyi. Murumva ni ibintu bundi bihabanye cyane. Kuba umuntu ari umutambyi, wakaririye abandi, wagasengeye abandi, wagafashije abandi, ariko ukumva ngo kandi ngo ni uhindutse abaye umusambanyi. Bari abatambyi bo mu rusengero, ariko kandi ngo bagasambana n'abagore bajyaga baza gukora umurimo w'Imana aho ngaho. Reka tubigereranye, ni nk'uko wenda wafata abatambyi b'iki gihe, mumbabarire nimvuga amagambo mudashaka kumva. Abatambyi b'iki gihe ni bande? Abatambyi b'iki gihe ni abandi bakora umurimo w'Imana. Reka wenda nirinde no kugira uwo mvuga mu izina cyangwa ngo mvuge ngo titre runaka, ariko mwumve ko ari abakora umurimo w'Imana. Noneho kandi bagahindukira babandi baza gukorera umurimo w'Imana none mu rusengero, abandi bacishijwe bugufi, babandi b'Abakristo batoya, babandi boroheje. Noneho rero aho kugira ngo babwirize iby'Imana bakomeze mu by'Imana, akaba waboshya, akaba wabera ibigusha, bakabagusha, bakabashora mu busambanyi, bakabasambanya. Naho gereranya ibyo bintu. Imana yacu tugirire neza. Ntago abantu bazi ko muri iki gihe cya none abadayimoni benshi Satani yabazikuye ikuzimu, bakaza kugira ngo batere abantu ibintu by'ubusambanyi. Muzi turavuga abasambanyi noneho baba mu nzu y'Imana, dufatiye kuri abatambyi bo kwa bene Eli bakoraga, bari abatambyi ariko kandi bagasambanira no mu rusengero. Ariko uzi gusambana ukageraho gusambanira no mu rusengero. Kera abantu bajyaga bajya kwihisha, bakajya mu bisambu, bakajya mu bihuru, bakajya hehe. Ariko uyu munsi wa none birakabije, ntago abantu bakihishira, basigaye bakora amafuti menshi. Niyo mpamvu noneho n'abagwa benshi nabo bagusha ba benshi, kuko abantu ntago bakihishira cyane, nibura ngo bigirire nibanga.
ariko abadayimoni benshi bazikuwe ikuzimu na Satani baza kandi baza kubigusha ku bantu b'Imana. Nyamara ikintu kibabaje nuko abantu batabyitayeho. Impamvu ubusambanyi bweze, nimvuga ngo ubusambanyi bureze, ntunyite umusazi kuko bureze. Iyo bugeze, iyo ibintu bigenda bikagera mu nzu y'Imana ari ibitera soni, ari ibintu biteye isoni nk'ibyo ngibyo, mujye mwumva ko byeze, mujye mwumva ko byakabije, mujye mwumva ko ari bibi cyane. Ubwo iyo ari atari mu nzu y'Imana aho biba byarabaye nka Sodomo ndetse na Gomora. Ariko umva ko Satani yazikuye wa dayimoni, ariko abantu ntabwo babyitayeho. Abantu barasambana, urahura n'umuntu ugasanga wari umuzi nk'umuntu w'Imana cyane, nk'umuntu ushaka Imana cyane, nk'umuntu wari uzi umunyabubyutse, nyamara ugasanga niba abaye umusambanyi. Birababaje cyane. Bamwe barangije gufatwa n'abo badayimoni, niyo mpamvu bagenda n'irari ndetse n'ubuhehesi bukabije, bakirirwa bahiga bo gusambana nabo. Tekereza gukorera Imana ukabivanga n'imirimo nk'iyi ngiyi ya Satani, imirimo y'umwijima, kandi nanone bagakomeza umurimo w'Imana. Nicyo kintu kijye kibabaje. Nkaho mu rusengero hari abo twakwita ngo ni indaya zo mu rusengero zirirwa zishaka kugusha abantu bo mu itorero. Abagore bagashaka abagabo, abagabo bagashaka abagore. Imana yacu dutabare. Abo badayimoni bazikuwe ikuzimu nibo bateye abantu bo hanze ahangaha bo mu mahanga atandukanye. Usanga noneho barageze naho habaho homosexuel, noneho ugasanga umugabo arashakana n'undi mugabo, umugore nawe agashakana n'undi mugore, kandi noneho abakozi b'Imana bakabihesha umugisha, bakabihezagira. Ugasanga barabashingira bakabasabira umugisha. Imana mbese iby'Imana itigeze itegeka, ibitarigeze bibaho, abantu bakabihezagira bakabihesha umugisha, kandi ngo nabakozi b'Imana. Urumva byageze ahantu habi cyane. Kandi wa wundi ugusabira umugisha no kuvuga ko nawe yabikora, no kuvuga ngo nawe yabikora, nawe aba yabyemeye, nawe aba ari nkabo, ntaho baba batandukanye. Tekereza no kugira ngo ubusambanyi buzamuke bugere ahantu nkaho, bugere no mu nzu y'Imana, nibarangiza babuhe n'umugisha. Urumva ko ari ikintu gikomeye cyane, gikomeye cyane, gikomeye cyane. Abantu muri iki gihe nibataba amaso, ntaho turabatugana, nta nicyo turaba turimo, nibyo tuvuga biba biri impfabusa. Nituzamuka tukamera nk'aba bose, no kuvuga Imana nidushaka tuzabireke, kuko ntacyo tuzaba tuyivugira uretse kuyivangira no kwangiza umurimo wayo, no kujandajanda mu murimo wayo, no kuwutobanga. Rero ntabwo bikwiriye kugeza aho umugore ashakana n'undi mugore, umugabo agashakana n'undi mugabo. Ni ibintu bitigeze biba, kuko Imana yaremye Adamu, yarangiza ikamuremera umufasha, ikamuzana ari umugore. Wowe uyu munsi wa none ugafata Adamu ukamushingira Adamu, ugafata Eva ukamushingira Eva. Ni ibintu Imana itigeze ikora. Urigana iki? Uri muri he jambo? Urimo urakorera iyihe Mana uretse kuba umukozi wa Satani? Abantu baba barahindutse abakozi ba Satani, kandi bagakomeza bakitwa b'Imana. Niyo mpamvu usanga ibintu by'Imana muri iki gihe usanga abantu barabisuzuguye, barabiciye amazi, babisuzugura. Ni ukubera abantu nk'aba bose baba bajandajanda mu bintu by'Imana. Imana yacu dutabare. Abasenga ni musenge, abagira umwete mugira umwete, kubera ko Satani yarangije kwinjirana abantu b'Imana, yarangije kwinjirana itorero. Uyu munsi turimo turavuga iby'ubusambanyi. Uyu munsi ugiye kureba ibya none, ni ibintu biteye ubwoba. Ugiye kubihanga amaso, sinzi niba hari naho wagera. Ariko uyu munsi ndakwinginga wowe unyumva, ngo wowe wirinde ku bwawe, wirinde ku giti cyawe, ube maso, kandi ugirire umumaro wo wagirira umumaro, ugire inama wo wagira inama, kugira ngo ahari wenda urebe ko nawe wagira buramura muri iyi minsi yanyu, kugira ngo ibintu nk'ibi byarageze mu nzu y'Imana babihezagire, babihe umugisha. Urumva ko ari ikibazo muri iyi minsi. Ubusambanyi burakabije cyane, ndetse burakabije, ndetse cyane rwose cyane. Abantu bagezeho baba nk'aba batambya, aba bahungu ba Eli bakoraga amafuti nk'ayo yose. Iyi minsi usanga haradutse abantu bashaka abagore ku ngufu, cyangwa se bagashaka abagabo ku ngufu, bagakoresha ibishoboka byose, kandi nawe mu nzu y'Imana bagakoresha ibishoboka byose kugira ngo babigereho.
byaba na ngombwa bamwe bagakoresha abahanuzi bagashuka abantu, bagashora abantu, bagakora ibintu byangwa n'amaso y'Uwiteka Imana. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ndagira ngo uyu munsi wa none tukivugira ijambo ryo kuba pagani bo mu rusengero, mwumve ko n'iki kintu cy'igitera shozi, cy'igitera soni nacyo cyahageze, nacyo gihari, kandi hari n'impamvu nyinshi zibigaragaza. Abantu benshi iyo tuvuga amagambo nk'ayo ntibashaka kumva, ntibashaka no kubyumva, nta nubwo baba bakubaza umuntu bati ibintu uvuga ni ibiki, ariko ibintu wadukanye ni ibiki? Ni ibiki se nyine? Ni ibiriho, ni ibigaragara, ni ibiboneka. Abantu babaye babi mu nzu y'Imana, imbere y'Imana, hahandi ibintu byose babihinduye ntacyo bitwaye. Narababwiye mu minsi ishize ubwo twavugaga ibijyanye n'umuvumo w'ubusambanyi, nabwiye ngo hari ubusambanyi bw'uburyo butandukanye, atari kwa kundi umugore n'umugabo bahura gusa bagasambana bagakora icyaha kuko wabikoze amategeko atabyemera, ari amategeko y'Imana cyangwa ari n'amategeko ya leta. Ahubwo hari n'ubundi busambanyi bundi bwagiye butera, bwaje bwadutse, nk'ubwo nguko tumaze kuvuga bw'umugore ku mugabo, umugabo ku mugabo, umugore ku mugore. Ahubwo hari n'ibindi byinshi, hari n'isomana ryateye ritari ugusuhuzanya. Hariho gusuhuzanya, yego ndabyemera mu mico itandukanye, ariko hari n'irindi somana ryateye ubona ry'ubusambanyi kutari ugusuhuza. Si ukuvuga ngo gusuhuza kose ko gusomana n'icyaha, ariko hariho isomana ryateye ryadutse riri mu buryo bw'ubusambanyi. Abantu batagira isoni bigeze babikora mu minsi yashize ndi kumwe n'umuntu w'umupagani, ariko umuntu w'umupagani wumve ko ari umuntu udakijijwe. Ababikoze bari abo mu nzu y'Imana, bakora imirimo y'Imana, baraza barasoma, baragundirana, turareba turi babiri, aritegereza, arareba, ataha ati noneho se kandi muracyavuga iki? Urumva imbere nanjye nta jambo ngifite imbere ye, kuko bagenzi banjye baranshebeje. Uravuga iki kinga? Aho mbwira urongera kumbwira iki kindi? Imana tugirire neza. Kandi ubwo ni umugore ufite umugabo we, n'umugabo nawe ufite umugore we. Nyumvira nawe, urumva ni ibintu biteye isoni, biteye agahinda, kandi bibabaza Imana. Uyu munsi turavuga ku busambanyi bwabo mu nzu y'Imana, cyangwa se bubera mu nzu y'Imana. Imana tubabarire kandi tugirire neza, kugira ngo ahari tudatembanwa natwe tukisanga ibi byose byadusohoyeho. Hariho kwambara ubusa kwate, kwambara kwaba kumaze iki niba kandi abantu bagenda bambaye ubusa? Ese kuki umuntu yambara? Kuki umuntu yambara kandi akanambara ubusa? Kwambara se bimaze iki? Guhisha ubwambure bisobanura iki? Ariko muri iki gihe abantu bagenda bambaye ubusa, kandi nta kindi kibitera, ni ukugira ngo bakurure abantu, bakurure abo badahuje ibitsina, babateza amarari, ndetse nibishoboka babate no mu busambanyi. Byadukanye n'abantu bataraho mu nzu y'Imana, ariko nabo mu nzu y'Imana bagezeho barabyigana, bakabyigana ngo ni mode zigezweho. Ariko umuntu wo mu nzu y'Imana koko yigana ibonetse byose. Umuntu wo mu nzu y'Imana ukorera Imana, uzi kugira ngo umuntu aba yicaye imbere iriya, muzi abaririmbyi bakunda kwicara imbere, abashumba bakunda kwicara imbere, ariko uzi kugira ngo ube wambaye ubusa wicaye imbere murebana n'abandi muyobora, noneho ahubwo kugira ngo bakurikire ibyo murimo mubigisha cyangwa n'ibyo muriho muririmba, ahubwo bakariho birebera ukuntu mwicaye imbere yabo mwambaye ubusa. Urumva ubwo se ubusambanyi abo urimo ugusha ni benshi. Burya abantu bicara harya hasi aho bita ngo ni mukeba, burya babona byinshi, barabyitegereza. Nanjye haraho nagiye nditegereza mu minsi ishize, ndicara ndeba imbere muri korari, umukobwa wicaye imbere yambaye akantu kagufi cyane katagera nibura no ku mavi, kandi yicaye areba abakristo. Ariko ugasanga amaso yose niho yagiye, haba abakobwa bagenzi be bicaye bamureba, haba abagabo cyangwa abasore niho bareba. Kubera iki? Urumva uwo muntu aba ari ikigusha mu yandi magambo, kandi ni umuntu w'Imana, arakorera Imana, arimo araririmbira Imana.
ariko ikintu kinababaje nuko abitwa bakuru ntibashobora no gucyaha ibyo bintu, babacyahe maze abantu bagende babashireho mu nsengero. Urumva ni ikibazo, ariko abantu ntabwo babyitayeho, ntabwo babyitegereza. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi wa none, niba unyumva, niba uri n'umushumba, niba ufite n'itorero, niba itorero ryaweho bakora ibyo bashaka, bakifata ibyo uko bashatse, bakambara uko bashatse, ukarebera, ubushumba bwawe ntacyo buvuze, nta n'icyo bumaze. Umushumba ubundi aragira intama, amenya intama, arizo niba utazimenya ngo zavunitse umenye ko zavunitse uzunge, inyantege nkeya uzitorere uzihe, kuzishyire ku bitugu. Kuzishyira ku bitugu ni gute? Kuziheka ni gute? Ahubwo aho kuziragira ko numva uri muzangiza, ko numva uri uzica. Ubusambanyi buba mu nzu y'Imana. Imana itugirire neza. Ntabwo ari bene Eri tuvuga ba kera gusa, ahubwo n'uyu munsi wa none hariho bene Eri, hariho ba Ofoni na ba Finehasi bameze nk'uko bariya nabo bari bameze. Uzi ibintu byateye abantu bo mu nzu y'Imana, kubona umuntu ata umugore we akajya gushaka undi kandi ari uwo mu nzu y'Imana, cyangwa umugabo akajya umuntu agata umugabo we akajya gushaka undi kandi ngo n'uwo mu nzu y'Imana, agakora n'imirimo yo mu rusengero yo mu nzu y'Imana, ni runaka afite titire runaka, cyangwa se reka kumutada, abandi basigaye banabashakiraho, bakanabashakiraho nabo bagihari. Kandi ibyo ngibyo bikaba ari ibintu mushaka kuvuga ngo utari ko noneho urimo urasebye itorero, urimo urasebye umurimo w'Imana, urangiza oya, ni ibintu n'abandi bose babona. None ze ntitutabivuga nibura ngo ducyahe mwuka byaramwe, mugashaka ko dusigiriza, uze muragira ngo turagana he? Ibyo tuvuga nuko n'abandi bose banabibona. Wenda umuntu yakagize ibanga, tukagenda tukubikira, tukareba ukuntu twabifunga ntibiso, ariko noneho se ko byisohoye, none umuntu aracyahishira iki? Ariko birakwiriye, niba uri umuntu w'Imana, jya umuntu w'Imana. Niba ukorera Imana, ntukavangavange, ntukajandajande. Ufite umugore wawe mwasezeranye, ufite umugore wawe mwagiranye amasezerano, kandi uramuta ugiye gushaka undi, kandi ufite n'abandi ujya usezeranye, ufite nabo wasezeranye. Ese ubwo noneho urumva urugero rubahaye ari uruhe? Utaye uwawe uranasezeranya, urumva amaherezo ari ayahe? Urumva ibyo urimo ari ibiki? Urumva ibyo ukora ari ibiki? Utaye umugabo wawe ugiye gushaka undi, Imana ikubabarire kandi kugirire neza, cyangwa se uri kuramushakiraho n'undi. Reka tube twumva indirimbo hanyuma mu kanya tuze dusoze ndetse tunasengera amagambo y'uno munsi. Imana ibaho umugisha kandi bagire neza, mukomeze kubana natwe. Turi mu gihe cy'akarindagiza, ubwo abantu benshi bona badamaraye, bakaba bameze nk'abamaze kuruhuka. Satani washyizeho umwete aratwara benshi, abantu b'Imana barimbuwe no kubura ubwenge, abantu b'Imana barimbuwe no kubura ubwenge. Turi mu gihe cy'akarindagiza, ubwo abantu benshi bona badamaraye, bakaba bameze nk'abamaze kuruhuka. Satani washyizeho umwete aratwara benshi, abantu b'Imana barimbuwe no kubura ubwenge, abantu b'Imana barimbuwe no kubura ubwenge. Si uko utabwiwe kandi si uko utumvise, urerekwa ntureba kandi urabwirwa ntiwumva. Ubwo ubuze ubwenge, yo nanjye ndakuretse, nzagukina ku mubyimba ibyo watinyaga ubibonye. Reka rero noneho tukomeze, ariko kandi tunakomeze dusoza amagambo twaganiriye kuri uyu munsi. Twari turimo tuvuga nyine
uburyo ubusambanyi bukabije muri iyi minsi kandi bukaba bwaragiye bukagera mu nzu y'Imana, bikamera nk'ibyo muri kiriya gihe cya Eli n'abahungu be, ubwo abahungu be bakoraga imirimo y'ubutambyi bwo mu rusengero bwo mu nzu y'Imana, ariko kandi ngo barangiza bakazajya bagirana nanone n'ubusambanyi n'abandi bagore bajyaga baza gukora imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro. Imana yacu rero idufashe, abantu bariho kwinjiranwa cyane, twavuze uburyo butandukanye cyangwa se uburyo buriho bugaragara cyane mu buryo bw'ubusambanyi, ariko kandi ibintu byose burya turacyafite amahirwe iyo ukiriho ugihumeka, hari ibyo wakosora wowe ubwawe kandi hari icyo wakora nawe ubwawe bitarageraho kugira ngo noneho ibyo bintu bikumire. Si na biriya gusa, si ryasomana twavuze ritari ugusuhuzanya, si kwa kwambara ubusa twavuze gusa, si kwa guta umugore wawe ukajya gushaka umugore wundi cyangwa ukajya gushaka umugabo wundi, si wa mugabo ushakana n'umugabo cyangwa umugore usambana n'undi mugore, ahubwo hari no gusambana mu magambo. Abantu bavuga amagambo, kera abanyarwanda bajyaga batinya kuvuga ibintu, bakavuga ngo ibintu ni ibishenzi, ngo ntago umuntu ni ibishenzi, ngo ntago abasha gutinyuka kubivuga, ariko abantu basigaye babivuga ku mugaragaro. Abantu basigaye barabimeshe, barabyuhagira neza, barabyeza ku buryo mbese usanga nta kibazo kwirirwa babivuga, bakabiraramo mu nzozi no mu bindi byose, ugasanga nibyo ngibyo abantu biberamo. Ariko noneho ndagira ngo uyu munsi wa none dusenga Imana. Ntabwo byoroshye kugira ngo ubwire umuntu ngo hamagara kuri 3424 wenda wihane. Ndabizi ko bitoroshye iyo twavuze ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo ubone abantu, ntabwo bijya byora. Ariko noneho reka nongere mvuge nk'uko ubushize twavuze, tuti noneho reka wenda tureke iby'idini usengeramo. Idini rwose ryawe rireke, noneho tuvuge ngo noneho ubwawe ku giti cyawe wisuzume. Ko benshi baravuga ngo barakijijwe, ariko mu by'ukuri ugasanga nta gakiza. Abantu bakakubwira ngo basengera aha n'aha, ariko mu by'ukuri ugasanga nubwo bahasengera ariko ntibahakijijwe. Yewe bamwe bakakubwira no mu madini yemerwa rwose. Burya hariho abantu bagiye baba mu madini, ariko hariho amadini yemerwa kurusha yane. Abantu bari bavuga ngo habamo agakiza, ngo abantu baba hariya barakijijwe, ariko ubu ugasanga ubwabo ntibakijijwe ku giti cyabo. Abandi bakakubwira ngo n'abakozi b'Imana, bafite titre runaka, bakora imirimo y'Imana runaka. Ariko ibyo byose reka kubimbwira cyangwa se ureke no kubivuga, ahubwo wowe wisuzume ku giti cyawe, wisuzume. Reka iby'ifishi y'idini, reka idini ryawe, reka iby'amazina kuvuga ngo warabatijwe witwa kanaka, reka iby'amazi menshi, reka ibyakoraro rurimbamo, reka iby'ubudiakona, reka iby'ubupasitori bwawe, reka iby'ubupadiri bwawe cyangwa ububishop bwawe cyangwa ubusenyeri bwawe, reka ubwarimu bwawe n'ibindi. Ahubwo mu by'ukuri wowe wisuzume ku giti cyawe, urebe niba ibi bintu wowe nta ruhare ubifitemo cyangwa se nta ruhare wabigiramo. Hari uruhare rwo kuba wabicyaha, hari uruhare rwo kuba na wenda uri no mu babikora, ariko ndagira ngo noneho nkubwire ngo kandi ntuvuge ngo mvuze nabi ngo kuko mvuze abantu bakomeye. Oya, ntabwo mvuze abakomeye nabi. Muzasome muri Ezekiyeli ibice 9, muzasome ku murongo wa 5, muzasanga uburyo Imana yohereje marayika. Yabanjije kohereza abamarayika bagenda ajya gushyira abantu b'Imana banihira ibizira ngo byabaga. N'ubu munsi rero hariho ibizira. Ibizira rero tuvuga ni nk'ibi ngibi. Ibizira bikorerwa mu rusengero. Kereka hari wenda wabivuga byose uko bimeze, ariko yarabanjije yohereza abwira abamarayika ngo genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso ku gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose, bikabatakisha. Urumva hari ibizira nk'ibyo ngibyo turiho tuvuga uyu munsi nanone nabyo ni ibizira. Noneho Bibiliya ivuga ngo babandi arababwira ngo akibabwira ngo aravuga ngo nimugende ngo munyure mu murwa mumukurikiye. Wa wundi ugenda ashyiraho abantu ikimenyetso ngo mugende mumukurikiye ngo maze mukubite. Urumva ngo mukubite, mugira mukubite ngo amaso yanyu ye kubabarira, kandi mwe kugira ibambe, mutsembeho umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore. Ariko umuntu wese ufite ikimenyetso mwe kugira icyo mwo kumwakura, mwe kumukoraho, ndetse
mugende muhere mu buturo bwanjye bwera. Urumva, muhere mu buturo bwanjye bwera. Ubuse si Imana ibivuze ibi ngibi ngo mugende muhere mu buturo bwera. Rero niba tuvuga abantu baba mu buturo bwera, tuvuga abantu b'imbere mu rusengero, twavuga ngo bishop, pastor cyangwa n'abandi bose n'abandi bakomeye, ntumve ko ari ishyano twakoze, kuko na Bibiliya ubwayo irabivuga. Kuko iki ariho, kubera iki ariho boherejwe abajya gukubita batabarira, kuko iki ariho bagiye guhera. Nuko igihe cyose Imana iziyerekanira cyane kuri ba bandi bayegera, bayiba bugufi baba mu murimo wayo. Imana yacu dutabare kandi tugirire neza. Rero we kuvuga ngo uri muntu runaka ukora iki ngiki runaka, ahubwo isuzume urebe kuko Imana niba igiye gukubita igahera mu buturo bwera se, urumva kandi igiye guhera hehe nyine? Muramenye mutazaba nka ba Samusoni batabaye maso bakisanga barabaye abasambanyi nk'abandi bose. Cyangwa igihe Dawidi tujya tumuvugaho ibyiza byinshi, ariko hari aho yageze nawe arasinzira. Burya iyo umuntu asinziriye mu by'umwuka, ni intandaro y'ibindi byaha byose. Nayo yarasinziriye, igihe kiragera yifuza umugore w'abandi, gusambana kwe kumukururira no kwica. Ibyo byose byabayeho. Abisiraheli murabazi, ubwo bagendaga mu butayu, murabizi ukuntu baje guhemuka cyane, bagahemukira Imana. Bageze ahantu hitwa Shitimu, ngo abantu bagatangira gusambana n'abamowabukazi. Muzabisoma mu bice 25 byo mu gitabo cyo kubara. Ngo barabarebaga bakabareba bakabifuza, ngo batangira no gutamba ibitambo by'Imana zabo, ngo bakora ibintu by'amafuti cyane. Aho niho uzasanga umuhungu witwaga Veniyasi mwene Eleyazari wa Aroni, we yagize ishyaka ry'Imana. Niho uzamusanga avuga ngo ukuntu yagize gutya, akagira ishyaka ry'Imana, agati kuri icumu ry'umuntu wari uhasambana, umunyamahanga wasambanaga n'Umwisiraheli. Urumva, ibyo byose ni ibikorerwa he? Mu nzu y'Imana. Basambanyikazi, muba mu nzu y'Imana. Ntago mu nzu y'Imana ari aho gusambanira, ntago mu nzu y'Imana ari aho kugushiriza abantu, ntago mu nzu y'Imana ari aho gukorera ibifuti nk'ibyo byose. Nta muntu wo mu nzu y'Imana wagataye umugore we ngo ajye gushaka undi. Nta muntu wo mu nzu y'Imana wagataye umugabo we ngo ajye gushaka undi mugabo. Yewe, iki ni igihe cyo guhindura uburyo. Iki ni igihe cyo kugira ngo ibyangiritse bikosorwe, ibyafutamye bisubire ku murongo neza. Mutisa ariko ibyo bintu uvuga rwose ko ndabizi ko bibaho. Kuki abari abashyingirwa batwite? Ni ukubera iki? Ntibashyingirirwa mu nzu z'Imana? Kubera iki se bashyingira? Kuki mubashyingira kandi babyaragaragara? Ese wenda ko ngo baba bagize gutya bagatwita, abataratwite muzi ukuntu baba bangana? Ese ko abakobwa bajya batwara amada kugira ngo barayitera? Amada ntabwo bayitera. Iyo abana b'abahungu batwitaga ngo murebe ukuntu muri b'abanyabyaha ari benshi bakora ibyo byaha by'ubusambanyi. Ariko nta kindi bivugirwa, no kugira ngo niba hari icyo gukosorwa gikosorwe, niba hari ugucyahwa kundi gukwiriye kubaho gukorwe, niba hari ukwigisha kundi gukwiriye kwigishwe, niba hari ukuri kutavugwa, uyu munsi wa none ni kuvugwe. Imana itugirire neza. Reka wenda turekera aha ngaha, hanyuma noneho dusenga Imana. Reka dusenga Imana. Ariko niba wumva hari aho bigufata, iki ni igihe cyawe cyo guca bugufi. Abantu ntabwo bazazira ko batigeze bumva, ahubwo bazazira ko batakiriye imbabazi z'Imana. Zo ntizigira akagero, zo ntizigira umupaka, ntizigira aho zigarukira. Igihe cyose wasabira Imana imbabazi, Imana irakubabara. Nubwo waba waraye usambana, nubwo waba wasambanye mu kanya gashize, ushobora guca bugufi kandi Imana ikakumva, ikakugirira imbabazi. Igikuru nuko wihana wihannye, kuva mu mutima wawe uzinutswe kandi utazasubira. Imana ikugirire neza. Sengana natwe muri aka kanya kugira ngo Imana ikubabarire. Data wa twese mwiza, Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, ni kubw'imbabazi zawe dutinyuka, kuko ubundi tutagatinyutse kugaragara imbere yawe, kuko uri uwera ubana n'abera kandi uzabana n'abera. Kakanya rero turagusabye ku bwa bene data, inshuti zacu, abavandimwe bacu baciye bugufi muri aka kanya kubw'ijambo ryawe,
kandi turabasabira kugira ngo ubejeshe amaraso ya Yesu abatunganye, wabarira ibyaha byabo, wabarira ibicumuro byabo, kandi ibyaha byabo ntibikongere kwibukwa ukundi, ahubwo bisibangane rwose. Babarire kandi bagire neza, babaga mu nzu y'Imana, amazina yabo yanditswe ku mafishi ku bitabo by'urusengero, ariko none aka kanya bandike no mu gitabo cy'ubugingo Mwami. Kandi ubagirire neza kugira ngo batazigira gusibanganamo, ahubwo uhereye umunsi wa none batangire kugendana nawe. Icyubahiro kibi cyawe kandi amahoro yabane natwe ibihe byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.